Satani yapinga hamwe n'ingabo ze, ntacyabuza Uwiteka gukora icyo yagambiriye. Gusenga Uwiteka n'umutima ukiranutse bigira umumaro mwinshi wo gusenya ibihome. Naho Satani yapinga hamwe n'ingabo ze, ntacyabuza Uwiteka gukora icyo yagambiriye. Ashimwe bene data, dushimiye Imana kandi ko twongeye kubona uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ku Mpemburo TV online. Uyu ni wa mwanya n'ubundi tujya tuganiramo ijambo ry'Imana. Turashimira wowe ukomeje kubana natwe, turashimira ibitekerezo byanyu byiza, inama mukomeza kuduha ndetse munadusengera. Uko bukeye nuko bwije tugenda tubona inkunga zanyu zitandukanye bikatwereka yuko muri kumwe natwe. Bityo rero ndagira ngo tubanze dusenge Imana mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, hanyuma nituragiza tuganire icyo Imana iduhaye kuganiraho muri uyu mwanya. Mana y'amahoro kandi Imana ikiranuka, uyu ni wa mwanya twongeye kugeramo kumva ijambo ryawe. Fasha buri wese Mwami tugiye kubana kugira ngo uyu mwanya umubere w'umumaro. Tugiye kuganira ku mumaro w'amasengesho, tugiye kuganira Mwami ku mbaraga zo gusenga, iki isengesho rikora n'iki isengesho rimara, kugira ngo Mwami ubyumva wese umufashe. Aya masengesho dusenze ndetse n'ijambo ryawe tugiye kumva bigira umumaro ku muntu wese uri kubyumva, kubw'izina ryawe Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Esiteri ibice 4. Turasoma duhereye ku murongo wa 5. Haravuze ngo nuko Esiteri ahamagaza Hataki wo mu nkone z'umwami, uwo umwami yari yategetse kumukorera, amutuma amwihanangirije ngo asange Morodekayi amubaze ibibaye n'impamvu zabyo. Nuko Hataki aragenda asanga Morodekayi ku karubanda ku irembo ry'ibwami. Morodekayi amutekerereza ibyamubayeho byose n'umubare w'impiya uko zingana Hamani yasezeranye kuzashyira mu bubiko bw'umwami azitanga ku Bayuda ngo abarimbure. Kandi amuha urwandiko rukurikije urw'iteka ryamamajwe Ishushani ryo kubarimbura, ngo arwereke Esiteri arumusomera. Aherako amwihanangiriza ngo asange umwami amwinginge akirwe bene wabo kuri we. Hataki aragaruka abwira Esiteri ubutumwa bwa Morodekayi, maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Morodekayi ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore, usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse uwo umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko jyewe maze iminsi 30 umwami atamamagaye ngo musange. Nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esiteri. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko weho n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Imana itugirire neza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku mumaro w'amasengesho. Uyu nguyu ni Esiteri na Morodekayi, bari Abayuda bari Ishushani. Ahangaha Ishushani ni mu gihugu cya Asferusi,
hari aho banyazwe cyangwa se bari abanyagano, ariko ngo batekereza yuko ari abayuda. Morodekayi wo niwe wari warareze Esiteri, yari musaza we wo kwa se wabo, aramurera, ariko akimurera amurera nk'umwana we. Esiteri nawe arakura, akurana imico ya kiyuda. Ahangaha se nshaka gutinda, ndashaka kuvuga ku ngingo zimwe zagaragaye muri aya masengesho. Ndashaka kubwira ngo amasengesho yawe yahindura ubuzima bwawe, amasengesho yawe yahindura amateka yawe. Amasengesho ufite, hari ibintu byananiye imbaraga z'abantu, hari ibintu byananiye amafaranga, ariko imbaraga z'ivi zashobora. Bityo rero nagira ngo mubwire ngo ntusuzugure amasengesho, kuko umuririmbyi yaravuze ngo n'umwana mutoya uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Bityo rero ufata umwanya utekereza uko wategura amasengesho yawe, utekereza uko wategura ibihe byawe, utekereza uko wabana n'Imana. Amasengesho agira umumaro. Morodekayi ngo yari yamaze kubona urwandiko ngo n'urwo Hamani yari yanditse avuga yuko abayuda bose bari muri icyo gihugu cy'Ishushani bagomba kwicwa. Uyu Hamani ni umwagaji, kandi abagaji ni abanzi b'abayuda. Umva icyo bisobanuye. Birasobanuye ngo Hamani uyu nguyu uhiga abayuda ni Satani uguhiga muri iki gihe cya none. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo hari umwanzi uduhiga, ariko hari n'imbaraga z'Imana zinesha imbaraga z'umwijima. Hamani rero ngo yari afitanye inzigo nabo, abasaba kugira ngo abice. Umwami nawe batanga atabizi, ariko ngo bamaze kubibona bafata igihe cyo kujya gusenga, bafata igihe cyo kwiyiriza ubusa. Iyo usomye hariya mu murongo waho wo hepfo wenda kurangiza kiriya gice, aho niho usanga Esiteri avuga ngo nimugende muteranye abayuda bose bari Ishushani, bose mwiyiriza ubusa iminsi 3, ngo hanyuma nimumara gusenga muko nanjye niko nzabigenza n'abaja banjye, ngo hanyuma uko niko nzabigenza ngo nkirengagiza itegeko ry'umwami, ngo nkamusanga, ngo niba nzapfa nzapfa. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu w'Imana, umuntu wasenze aratinyuka, umuntu wasenze agira ibyiringiro, yizera ko Imana yamurenzaho abandi baguye. Ndimo nkwingingira Imana mwene data, ubwo uri gusenga, Imana ikurenzaho abandi batarenga, Imana igukomereza amaboko, Imana ikubakaho wari ucitse intege, Imana inaniza imigambi y'ikuzimu, ihereza icyerekezo ubuzima bwawe. Amasengesho ugiye gusenga, Imana yahereho itangira ubuzima bwawe bundi bushya. Amasengesho uri gusenga, Imana yakoreremo areme icyerekezo kitari gihari, Imana yakoreremo areme ubuzima bwawe bundi bushya, kuko amasengesho ahindura ibidahinduka. Esiteri afata inzira ngo ajya kwiyereka umwami. Umwami ngo akimubona ngo aramubwira ngo nsaba icyo ushaka. Ahangaha ntari nagera kure, ndagira ngo mbanze mbabwire ngo ubundi Hamani yari yahawe uburenganzira bwo kugira ngo abantu bose bamuramye, bwo kugira ngo abantu bose bajye bamupfukamira. Noneho ngo Morodekayi yibutse ko ari umuyuda, aravuga ngo njye sinzaramya umuntu, nzaramya Imana yo mu ijuru. Ibyo bibabaza Hamani, ngo ahita ajya gusongora igiti, ngo igiti ngo aragisongora, aravuga ngo nzakimanikaho Morodekayi abandi mbice. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bintu yari yabiteguye neza, azi ko azabigeraho. Ubu hari abantu bajya bategura ibintu bazi ko bazabigeraho, bazi ko bagufiteho ububasha, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yabahishe password y'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu batageze ku ntego. Hari ibyo bateguye kugira ngo baguhitane, ariko Imana ibahisha password y'ubuzima bwawe. Baragerageje, bagiye mu bapfumu, bagiye kugukubitisha ingwa zitagira amazi, baragambanye, bavuze ibyo bashaka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe buri mu biganza bw'Ishobora byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo barangije, ngo Hamani aragenda arabasaba ngo Morodekayi nawe ajya gusenga iminsi 3. Uko Hamani ari gusongora nawe ngo arasenga. Ndagira ngo nkubwire ngo bareke bo basongora ibyo bashaka, ariko nawe bane n'Imana uri gusenga. Imana izakurinda ibisongo by'abadayimoni, Imana izakurinda ubugome bw'umwana w'umuntu, Imana izakurinda imbaraga z'umwijima, Imana izarwanana nawe, kuko ni Imana ishobora byose. Ngo hanyuma rero ngo Esiteri ajya kwiyereka umwami. Umwami ngo akimubona
amutunga inkoni ye y'icyuma, bisobanuye ngo baho. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yakubesheje aho wari ukwiye gupfa. Nagira ngo nkubwire ngo Imana yakubesheje aho wari ugiye kurangirira, ariko Imana yazamuye ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwawe. Imana yaguhisha imigambi y'umwijima, Imana yakugaruye wari ugeze ku bwa burembe. Turashimira Imana irwana intambara, turashimira Imana igarura ubuzima, turashimira Imana ikoma mu nkokora imigambi y'umwijima. Ngo Morodekayi uwo ngo we yari yamaze gusenga, ariko Esiteri asigaranye urugamba rwo kujya guhakirwa bene wabo. Ndagira ngo nkubwire ngo n'ubundi nusenga ntabwo uzamenya inzira binyuzemo. Imana ifite aho izabinyuza, Imana ifite aho izanyuza kugira ngo urugo rwawe rukomere, Imana ifite aho izanyuza kugira ngo ubone akazi, Imana ifite aho izanyuza kugira ngo ubone amahoro, Imana ifite aho izanyuza kugira ngo ukire ubwo burwayi, Imana ifite aho izanyuza kugira ngo umwuka w'Imana kuzemo, kandi Imana irabishoboye. Imana ishimwe. Esiteri ngo akigera imbere y'umwami, ngo umwami umubonaho igikundiro. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kindi gikundiro uzigera ubona nudasenga. Igikundiro cy'Imana ntabwo kizakuzaho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu masengesho twakira igikundiro. Haleluya! Igikundiro cy'Imana kituzaho iyo turi mu masengesho, kuko umwuka w'igikundiro udukuraho icyangiro, cyaba icyo badusize, cyaba icyo badutongereye, byaba ibyo twariye, byaba ibyo twambaye mu myambaro. Igikundiro cy'Imana gitesha agaciro ibyo bintu byose, bigata agaciro, kuko Imana niyo ya mbere, niyo iri hejuru ya byose. Imana ishimwe. Hanyuma rero ngo aramubwira ngo uransaba icyo ukagihabwa. Uyu mudamu ngo yari afite umubabaro wa bene wabo, ngo aramubwira ngo genda tuzongere duhure ejo mu nkera. Hamani nawe ngo aravuga ati kuva natumiwe mu nkera, ejo noneho nzagenda niteguye, noneho no guhita mbwira umwami yuko mbashaka. Ariko ngo ntiyarazi ibiri bube, ntabwo yarazi ibiri bube. Ndagira ngo mbabwire ijambo rikomeye. Hari igitabo cy'ubucurabwenge cyanditswemo amakuru ya Morodekayi. Hari igitabo Imana yandikamo imirimo, hari igitabo Imana yandikamo ibyo dukora. Iyo dukoreye Imana neza hari aho byandikwa, iyo tubanye n'Imana neza hari aho byandikwa, iyo dusenze tukayinihira hari aho byandikwa, iyo dukiranutse hari aho byandikwa, iyo dufashije abantu hari aho byandikwa, iyo tubaye maso hari aho byandikwa. Ibyo bintu biragenda birandikwa. Hamani yirirwaga ibwami, ariko ntiyigeze abona igitabo cyanditsemo imirimo ya Morodekayi. Iyo aza kukibona aba yarahise agifata akagishanyagura cyangwa akakimira, kuko nicyo cyari kirimo ingingo izarengera Abayuda. Ndagira ngo mubwire ngo nubwo abadayimoni birirwa bagushakisha bakuzenguruka, ariko Imana yabahishe password y'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu baguhiga ukibwira yuko ugiye gupfa, ariko wajya kubona ukabona urahavuye. Izina ry'Imana nirihimbazwe, Imana nihabwa icyubahiro. Bagiye bakora ibishoboka, bagenda bashakisha, ariko Imana igenda ibima password. Nicyo cyatumye bavuye ishushana ari bazima. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu Imana yimye imbaraga zaguhigaga, hari ibintu Imana yimye imbaraga z'abakonikoni zagushakishije, hari ibintu Imana yimye abari bagufasheho ijambo. Izina ry'Imana nirihimbazwe, kandi ikomeze kwimane, yongere kwimane, igucira inzira aho imbaraga z'umwijima zitagera. Ngo arangije, ngo ejo mu gitondo agaruka azi yuko noneho agiye guhabwa amahirwe. Ariko ngo wa mudamu Esiteri ngo ahita abwira umwami ngo ndagusaba agahanga kanjye ndetse n'akabene wacu. Undi aramubaza ngo agahanga kawe se ninde uguhiga? Ahita avuga ngo n'uyu mugome. Ndagira ngo nkubwire ngo Hamani ubundi yarazi yuko ari we muntu ukomeye, yarazi yuko ari we munyembaraga, yarazi ko ari we muntu ufite agaciro, ariko ntiyarazi ko mu kanya gato amasengesho yamutesha agaciro, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ndashimira Imana inyuze mu masengesho, inyuze mu gusenga, igatesha agaciro ibyari byaragufasheho ijambo, ikambura ijambo imigambi y'umwijima. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Esiteri ngo akimara kubivuga, Hamani ngo yabuze aho akwirwa, atangira kujya gupfukama ku birenge bye. Ariko ngo akimara kujya gupfukama ku birenge bye, ngo umwami ngo agarutse ahubwo abona yuko yaragiye gufata umugore we ku ngufu. Ngo ako
ako kanya aravuga ngo nimujye kumumanika. Ariko ntarageraho, hari ikindi gitondo yazindutse ya kare yiteguriye Moridekayi igiti, azi yuko agiye kumumanika. Ngo ariko aragenda ageze ibwami asanga umwami yaraye ku ijoro, yaraye ari gusoma igitabo, ngo ahita agera kuri paje ya Moridekayi. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wateraganwe wari utaragerwaho paje yawe yari itaragerwaho, ariko hari igihe paje y'umuntu igerwaho, hari igihe umuntu asenga agahura n'akaga, ariko paje yawe yagerwaho, Imana igahindura ibintu. Ngo umwami yamutumyeho, ngo aravuga ngo ninde uri hanze, ngo baravuga ngo ni Moridekayi, ngo ni Hamani yaje yiruka, ngo umwami aramubaza ngo utari wambwira ibikugenza. Ubundi ndagira ngo nkubwire ngo iyo aza guhabwa amahirwe yo kuvuga mbere yuko umwami amutangira, yari guhita asaba Moridekayi, kandi yamusaba ahari wenda yari kumuhabwa bitewe n'uko yari umutoni bwami. Ariko umwami yaramubwiye ngo utaravuga ibikugenza banza umbwire. Ubundi umuntu umwami akunda kubaha bamugira bate? Ngo ahita aravuga ngo uwo muntu bazana ifarashi, aratangira areba ibintu byiza, ariko akajya areba ibintu atari yabona, ibyo umwami atamuhaye, ibyo atari yaryaho, icyubahiro adafite. Ibyo nibyo yahise avuga. Ngo umwami ahita amubwira ngo huta ni ijambo rivuze ngo shyiramo umwete wiruke, ngo nta na kimwe uvanyemo, ugende ubikorere Moridekayi Umuyuda wibereye ku irembo. Haleluya. Ngo ahita agenda, ngo agenda ariko yunamye yakozwe n'isoni. Ndagira ngo nkubwire ngo umudayimoni wari ukugambiriyeho umugambi mubi, imbaraga zari zaragupatanye zizakorwa n'isoni zibonye Imana ikurengeye ku munota wa nyuma, Imana iburanye ubuzima bwawe. Kandi ibyo nibyo nkwifuriza ni ukuri. Ndimo nkwingingira Imana ngo usenge amasengesho, kuko amasengesho ubundi hari ibintu amasengesho ashoboye, hari ibintu amasengesho akora. Amasengesho akomanga utakomanga, amasengesho agenda utari kugenda, amasengesho yambuka uruzi, amasengesho avuga utavuga, amasengesho yubura dosiye yawe yari yubitse, amasengesho atambuka urugi. Niyo mpamvu muri ibyo yavuze ngo atambuka n'inyenyeri, ajya gukomanga imbere y'Imana. Amasengesho atanga ubuzima butari buhari, amasengesho azura ibyapfuye, amasengesho yubaka ibyari byasenyutse, amasengesho akingira umuntu imbaraga zari zimuhize, akingira umuntu imyambi, amasengesho azura ibyari byapfuye, amasengesho akomeza utari ukomeye, amasengesho yubika dosiye akubura indi, amasengesho arangiza ubuzima bupfuye ku muntu agatangiza ubuzima bushya. Ndimo nkwifuriza gusenga. Hari ibintu bizacecekera ku masengesho. Nakubwiye ngo ibyananira amafaranga, ibyananira abakomeye, iyo ubishyize ku ivi mu isengesho birashoboka. Ndimo nguhendahenda kugira ngo tubane mu gihe cyo gusenga. Imbaraga zo gusenga zirahari, kandi nusenga bizahinduka. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba hari ibintu byagushatse ntibigushobore, nuko Imana yabyimye password y'ubuzima bwawe. Ariko nusenga ujye ubwira Imana ngo Mana, ndashaka kugira ngo uhagarare nanjye, undinde kuva mu mugambi wawe, undinde kujya kure y'ubushake bwawe, ahubwo ume guhagarara uko ushaka. Nurangiza ungirire neza, Imana izakugirira neza kandi irwanane nawe. Uyu Esiteri ngo ajya ku mwami yanyuze mu nkota ebyiri. Ubundi iyo tugiye kugera ku mugisha wacu tunyura mu bikomeye, tunyura ahantu hagoye, tunyura ahantu hadashobotse, ariko Imana ibiri kumwe natwe. Niyo mpamvu yavuze ngo nunyura mu mazi ntabwo azagutembana, ariko tuzaba twanyuzemo. Ndagira ngo rero mwene data dusenga n'Imana, ariko wifuze gusenga Imana yongere ikwimane, yongere guhisha imbaraga z'umwijima, ibyo byagushakishaga bikure mu izina rya Yesu. Reka dusenga n'Imana. Mwami wanjye Yesu, ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Ijambo ryawe ni rizima kandi riri kumwe natwe. Senze cyane mvuga ngo aya masengesho agenda abohora ibyari biboshye, agenda afungure ibyari bifunze. Umuntu wese wumva iri jambo abohorwe n'aya masengesho, kandi ubuzima bwe ubukure mu kaga n'amakuba. Nurangiza umuremere ubuzima bushya, kandi amateka yahindurwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha. Reka soze mbabwira ngo dukomeze kubana, mukore subscribe ndetse na notification cyangwa se mukande kukazogera, kugira ngo ibyigisho byacu n'ibiganiro byacu gikomeza kubibona uko bukeye nuko bwije. Kandi ubikoze neza wajye bisangiza n'abandi, kugira ngo ubutumwa tugenda tuganira bugere no kubandi. Kandi nubikora harabuzaburokoye, harabuzabufashije kumva ubutumwa bwiza no kubavana aho Satani yararimo abajyana. Imana rero ibaho umugisha. Turabakunda cyane. Nitwa Moise Sindayigaya. Shalom shalom. Satani yapinga hamwe n'ingabo ze, ntacyabuza Uwiteka gukora icyo yagambiriye. Gusenga Uwiteka